munega amatwi neza. Icyari ni iki ngiki, umukobwa buri munyarwanda wese, icyitwa umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gushyigikira uwo ashaka. Keze niba muvuga ko hari uwemerewe gushyigikira n'utemerewe gushyigikira, ufite uburenganzira bwo gushyigikira uwo ushaka. So icya kabiri, iyo tugiye kwakira umuntu muri Miss Rwanda ntabwo tugendera kuri background ye n'ibyo yakoze n'imirimo akora. N'ubu uri umunyamakuru ngira ngo muri 2016 right? 2016 hari uwiyamamaje akora itangazamakuru ku kigo batavuze ngo kubera ko abanyamakuru abafatanyabikorwa ba Miss Rwanda bazatuma atsinda. So icyo ni kimwe. Ikindi gikurikiyeho nashaka kugira ngo mbabwire, uwaba yaramwamamaje n'ubwo njye nanabizi, ahubwo nashyiremo akagufa na mutuye. Icya kabiri, umukobwa erigani Sinaumi n'abashoboye azabatsinda, n'abadashoboye azasigara. So ikintu cyo nababwira ni kimwe muri Miss Rwanda, no pressure, no influence. Icyo waba utanga cyose uko waba umeze kose, kuko ngira ngo none se ubushize ni hari umuyobozi washyigikiye umukobwa muri Miss Rwanda, nese UMTN yabikomeye kurusha urwego rwa leta. So ibyo ngibyo rero nibaza ko abantu ko mukwiye kubyishara mukanamye n'umwana w'abandi mwinamushyiraho pressure, mwinamushyiraho pressure ngo yicare bugate. Ko icyo nababwira muri Miss Rwanda organization, n'abashoboye ntabwo tuzagendera ngo bamuvuze cyane ngo reka turimwime kugira ngo tutajyana n'abandi, cyangwa ngo urumva ngo kubera ko bamuvuze cyane ngo reka turimwe kugira ngo tujyane n'abantu. Aba judges bazakora akazi kabo, natsinda atsinde, nadatsinda asigare. Uko yatsinda ni ubuse hano twicare tubereke buri mukobwa wagiye azana n'umwe mu banyamakuru wamuzanye, tumubereke abandi ati uyu mushute w'umunyamakuru nawe mwemuteresheje kujya muri Miss Rwanda. Ubuse nawe aratwinfluence kuko afite ikinyamakuru gikomeye. So icyo nshaka kubabwira ni kimwe, turebere ibintu mu nzira yabyo. Twishaka kuvuga ngo kubera ko irushanwa ryavuzwe cyane natwe tujye muri gahunda zo kugira ngo ngira ngo icyo kintu kive mu nzira. Ndanakoze cyane kubera Kejo nbarije icyo kibazo na Jedo wavuze ati twagitekerejeho, which is good, yanabivuze neza twakigize. Nibaza ko biba byiza iyo umuntu agize ikintu akabaza akanakurikirana, ariko icyo nababwira ni kimwe, byanga abakobwa ibyo ndi kuvuga muri kubyumva baye ni namwe mureberwaho cyane ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, kuko hari n'abandi rega baje batoroshye bazwi cyane kandi basigaye, ariko ntabwo bari abaje bari ku mikino. Iyo ushoboye uratambuka, iyo udashoboye ntabwo utambuka full stop. Ariko ngenda haga urugero bagenzi banjye muri 2014 nuko abantu nyine sinzi ukuntu tumeze, hari ukuntu dutekereza ko ushaka gutunga abandi urutoki wirengagije. Ubu mwese uko muri amwebwe nawe ushyigikiye ni urugero, nawe ubona ukavuga ati uriya muntu ndabona yatsinda. So ibyo ari byose mujya mubona icyo bita hot pick, bijya biba mu marushanwa mpuzamahanga. Ubu mu kanya dushobora gusohoka hano, sibyo? Edi akicara nk'ikinyamakuru akavuga ati twebwe abakobwa tubona 10 bazatsinda nabi. Ubu ni nka Edi niko bitekereza aba yabashyizeho. Krema akabyuka mu gitondo ati ngenda abona abakobwa bazatambuka ara. Uwo nawe yabishyizeho. Ko is a competition, ni competition. Sibyo? So kuba rero wabyuka mu gitondo ukabishyira ko ntabwo bikuyeho ko twebwe nta kintu influence akuyirushanwa. Irushanwa nongere misubire sorry, nongere mbisubiremo neza. Irushanwa rifite amabwiriza agenga irushanwa kandi azakurikiza. Naho ibindi byose rwose kuvuga ngo bakurikira programme, bakurikira iki,
so what twe tugende tujye gufata abakobwa bose dukore background check ibintu bakoze uzasanga yaorganize event rero tuzakorera tuvuge ngo uko akora umuorganizer nawe baramushaka ngo wagiye muri misi ndakayitsinda cyangwa akoze ezo muri kuki mutabazo watsinze misi elegance we nahari ubuse nabyo bitwa influence ati wasanga bimenyeye yaragiye undi namanuka ati ngewe namamarije iki namamarije oya ko no ariko natani namamarije konka so ibyo byose bizaho bibaza ko gusa ikizajya kuko abari ibiganiro kandi nibaza ko namwe nk'itangazamakuru mujye mudufasha gusobanurira abantu babashe namwe mwibaze wicaye aho ngaho kumva abantu batangiye nongere mbivuge neza ku bakobwa mbahe message ya nyuma kugira ngo tujye no mu mibare mbahe message uvugwe cyane n'uvugwe cyane uvugwe gake nta kibazo na kimwe biduteye bakuvuga hari n'ibintu batubwira ugasanga bari kuvuga serivisi bandishisimbuye polisi ugasanga uri kutubwira ibintu twebwe nababwira abakobwa mube security kora cyane tegura imishinga yawe tegura uko witwara tegura uko uzitwara muri event ibindi biri inyuma y'aho ngaho kandi ikintu kimwe mwirushanwa itemera gutsindana n'urwatsinda na itemera gutsindwa n'urwatsinda sibyo mwitegure kuvuga ati ngewe nzakora igishoboka cyose n'insinda zaba ndizabika ninatsinda kandi nanone ubwo muzatsinda zaba ndushe sibyo ibindi byose mwumva babanditse hari nagiye kubona mbona bamusirikije ngo yayobewe ngo yayobewe ikintu runaka sinzi ibintu yari yayobewe ubu wese ngo kuki mwamwemereye tukibaza ubu ngubu tubyuge mu gitondo jewe ndavuga ngo umukobwa uwo ari we wese twebwe nababwira ngo nayo twese tugira twebwe tureba capacity ushoboye azatsinda udashoboye full stop katujya mu nyuma reka tufate ikibazo kimwe cyane baramutse abakuriya mbere na mbere congratulations you're one step ahead ku marikamba but good job ikindi byinshi ishimwe yabivuze icyo nabongereraho umukobwa uri muri Miss Rwanda cyane cyane umukobwa wageze kuri stage yanyu iyo mugezeho ngubu aba afite pressure nyinshi nk'uko yabivuze kandi ni irushanwa you have to work hard ariko rimwe na rimwe we work hard tugakora n'ibitari ngombwa and that's the nature of ni nature yacu nk'abantu turakora tugakora n'ibitari ngombwa when you need something sibyo ariko ntimushukwe ni anything ibyo kid yamentioninze ibyo ishimwe yamentioninze ni byinshi ntihagire ikibashuka in any of those areas yamentioninze so icyo nababwira ni mukomeze mukore cyane nk'uko yabivuze it's one of you nta handi tuzajya kumushaka nta handi Miss yicaye muri mwebwe and I think ni ikintu twagombye gucelebratinga right kuko muri 54 dufite ngubu harimo nyampinga w'u Rwanda 2020 so congratulations kandi courage mukomeze mukore cyane muzabitinga challenges hazagera igihe wumve biragoye wumve urashaka no kuva wumve it's myself njyewe ubwanjye byageze igihe I felt like giving up ariko that moment igihe wumva birangiye igihe wumva you feel like giving up it is when you're winning so ntimuzacika intege ntihazagire ikibaca intege ntihazagire ikibashuka the ultimate goal ni imwe but there are many other goals sibyo so courage you've done great
keretse niba nanone mutizera abajaji banyu twebwe ntabwo tujya muri process za judgment cyangwa se uburyo mu batora ntabwo tubijyamo nkeka ko ntabwo twebwe aho ngaho ntabwo twagera keretse niba nanone nimutubwira yuko ntabwo mwizeye uburyo bazatorwamo twebwe aho ntabwo tuhagera twatangiye kugira ikibazo umwanya we wa twabyizeraga ariko tubaze tugira ikibazo cyatangiye uko oya numva rwose ko nta twebwe company yacu ni company dukora muri integrity ntabwo ikindi ntabwo aramutse uwo mukobwa aramutse abaye Miss Rwanda ntabwo bizaba biturutse kuri MTN mu by'ukuri to be honest umuyobozi wanyu impamvu mwamamaza kino kibazo kiri serious umuyobozi wanyu impamvu mwamamaza yamamaza kuri MTN umuyobozi wanyu impamvu mwamamaza ni uko yifuza kwaba Miss purpose yo kumwamamaza he wants the girl to be grown. No, that's not the purpose. So reka mubwire dutangira bya Connect Rwanda. Dutangira gahunda ya Connect Rwanda. Icyambere mbanze mubwire yuko ajya kwinjiramo ntabwo Okay, na Prince Kid Executive gatubwira n'abaterankunga bemeye kwamamaza abakobwa. Tubwira n'abatubwira n'abaterankunga bemeye kwamamaza abakobwa. Cyane rwose turabamamaza. Okay. Don't go ahead. So nukuri ntimugire impungenge ntabwo rwose twebwe company yacu ntabwo we are a company of integrity ntabwo rwose ibyo ngibyo twabigenderaho kandi ntabwo twabuza umuntu amahirwe ye icyo ni kimwe ntabwo dushobora kubuza umukobwa amahirwe ajya kwinjira muri Miss Rwanda hari impamvu yamuteye kwinjira muri Miss Rwanda ku giti cye atinje nka groupe yose kuki batinjemo nka groupe yose numva any more questions. Okay, so ikintu cyoroshye ibintu biroroshye reka nunganire mugenzi wanjye hano ariko nibaza ko abantu